cyose rero kugira ngo turebe ukuntu imiryango yaterana imiryango igahura ikamenyana ikindi kandi mukabivana mu bikorwa ngo mbese mu magambo twabishyira mu bikorwa byari byo kandi rwose ni igitekerezo kinini nanjye naragitekereje kandi mu bihe bitandukanye kizajya gukora ariko ibyo nari nasabye Iribagiza hari inama wanjye nawe ibintu twari twashyize ahantu twumva tuzajya kureba tujyanye bityo bikaba byadufungurira amarembo yo kugira ngo ibyo byose bigerweho kuko natwe twiteguye kubaka umuryango ariko hamwe n'ibyo ndacyategereje bitaragerwaho tugiye gufata ibyo bintu kubera ko ari rwo rufunguzo rw'ibindi byose bizakurikiraho tuzabamenyesha twaba twitanze gake noneho ndumva hirya y'ejo nko kuwa gatatu cyangwa kuwa kane mwagenda bikava mu nzira mukagenda mukajyayo ibyo bintu byanyu nyine mu nzira ntibongere hasi mukagenda mukareba hanyuma bikaba si byo Iribagiza ibyo igihe kibazo uzabidutwaye n'ibyo kuza Iribagiza arashakana n'ibintu uragenda kumufasha yari none wowe uri hano mu bagabo tu ariko sinabagira imana mwe niko wagegera we muri mu biki wowe ndakibazo nabuja munyisende Iribagiza yarari kumbaza ngo arashaka isimba aragira kintu ni kukubaza ngo hano hari mama wazirukanye n'umukozi kweli habagane aba umwema none ngo siyaka siyako ukazajya muri salo utabanje kumbaza wagicucu cyabaye afata amazina y'abantu hasi umukozi uramuganga sinzi aturuka muri ibyo bihugu by'abaturanyi ariko umva araza amazina akayavanga akaba yiyaza akanyita ngo Iribagiza avuze ko Iribagiza ari mu kazi ngo yego kabyara arabitiranye hari isimbi hari n'Iribagiza umwe akaza akamwita uyu undi akaza akamwita uyu ngo yego rwose ibi ngibi yakakwiye kubivuga imbere y'umushyitsi ko icyo numvise ni uko avuze ngo isimbi ngo yabwicishije Iribagiza akazi se hano tekereza mu n'umusezi ntukamwite aho ni wowe bitera kubera ko uriya mukozi nta kintu kimwe yewe hari igihe asetsa aba afite akazi kenshi se kagutetse kandi tuba duhari n'umukozi hari n'undi uriya ni umukozi umwe w'umuhungu udutekera agatunganya n'ibintu harimo noneho umukobwa nawe ni ukuvuga ngo hari igihe amufasha guteka wenda kugura mu rugo kugira ngo utebe utuntu turinganiye usibye ko abana banjye nabo tuje ko bagomba gufatanya ubwo rero yabonye yaciye umwanya uyu nawe ataje ngo bagende bafatanye atekereza ibindi urumva binaje guhura aho simba nabangirije se bazana rwaruyunga tumuhaye ibyo atakora oya nta kibazo iyo hari umushyitsi arabikora reka ngende kuko nanjye ajya agira abasheri reka ndebe ariko sinajya mugomesha oya reka ngende ibyo batakoze ndabikora ntabwo aricyo kiba cyanzanye ariko oya ntugire ikibazo uretse ko agira abasheri noneho wese agira abasheri barenze kandi iyo bahari bibaza ko mukorera akazi kose n'imyenda nkayizinga wenda iyo dufite nk'ahantu turi bujye n'ibiki byose nkabikora kuko ari mwiza ngira ngo sawa bakugire kuri byose ni agasuzuguro kawe wamusuzugura hanyuma se ibyo yagusabye birihe none ahagenda uhita ubime genda ubime ati ni ukuri ntabwo nzi ahantu ikindi kandi ndi kwibaza impamvu abishaka cyane zebasi barabibaza impamvu abishaka cyane wowe nta burenganzira n'ubunabuke ufite bwo kubaza icyo kibazo nta soni ahubwo wigize amaki none ahagenda uhita ubime ati ntabwo nzi cyane bemeze nta soni wowe reka nkubwire guhereza isaha n'uyu munota ugiye kuba umwanzi w'umuryango kuko nta kindi kintu kikugenza
urashaka kwica ubukwe bw'umwana wacu urashaka kwica ubukwe bwa Isimbi utwaze ba utwara umugabo ntabwo nabwica utabwica n'iki ntabwo nabitinya rero mu gihe aka kanya utampaye ibiganiro byo gusabye ubu ugiye kuba umwanzi wawe ngiye kugufata nabi kurenza uko nyoko gufata ugiye kubaho nabi kubera ko n'ubundi uri anti oya sibiki ntabwo ushobora kugira icyambe ibi bintu n'ubugome gafite n'ubucakura n'ubuki bwose wangije umuryango wacu uratugambaniye nta kindi kintu uretse n'iki se ubundi umuntu yakufata n'igiki anti ndarenga reka mubwire ubundi se n'iki nari nguteze bo uretse kwigira anti ndarenga sinabwo wawe ukanite anti uhereza isaha kubera ibintu uri gukora ariko ntabwo urabizi kuko ndakwiyicira uri umwanzi w'uyu muryango w'icyo ushikamije ni ukudusenya gusa ni ugushaka kugira ngo umuryango wose urimbuke akagambanye gusa buriya nzoka igende irumiga huha asoni bareka kunteresa se hari igihe muri ubu bigire bukezuba nanakurukaho asoni wabitinyuka n'iki se uri gukora asoni none ahita ugenda gira vuba se ntabwo nkubeshya ntabwo nzahanubira none biri wowe niyo umuntu yagucurika muri wese ntiwanabikora ibyo ni biki muri usiko nawe wumvise kuva kare ibintu mwari murimo nta soni urumva ibintu ubwira uwo mwana igihe wahereye warangiza ukongera n'inki zawe ntangane sha niko ibintu byawe kuvugira ubwenge wowe cyangwa warasaze ni wowe utinyutse urakubita urushyi rugema umva nkubwire mugabo we ugiye kumubwira utumva nkubwire mugabo we egera imbere gatoya uko mwari mumeze ongera aha yes action ubundi wugira ubwenge cyangwa warasaze ukabwira umwana ariya magambo nawe ukagira ko n'inki zawe ni wowe uratinyutse urambura akaboko uturushye imbere y'iki kigo cy'icyana kikizana kigo ryose umurusha iki ni ukuvuze reka nze nkwereke yaba ari ikizana yaba ari igiki uretse uzurebe ubwo uzi ibyo uriya ari gukora ese ubundi n'iki nagukuraho reba uburyo nsuzugura ureba uru rushyi nkubise rugiye kuzura n'akabose uretse uraje ibyawe byose biraje bijye gakenda nakubwiye iyo abagabo wari uzi ibyo uri gukora singutinya kubera amafoto yawe kamese genda uretse zurebe nakubwira niba ari ikizanano niba ari uretse nakubwira iki genda ubonye utera ubwoba hasoni mami gute wagiye utambwiye koko ugaho ni mu nyumvire n'ukuri nagiye mu bintu bigufitiye akamaro kandi byihutirwa by'ingenzi urumva ako mama ntabwo wari kugenda utanambwiye byibuze ngo umbwire ngo uragiye ariko urumva wumva niyicare hari ibintu ndimo kandi umva ikindi urabizi ko ugiye gukora ubukwe nande na sheri muvuge mu isi rero urabizi yuko harimo ibintu bitari byasobanuka neza uriya mukobwa hari n'ibyo yaduhije ni gute rero ntabibona kugira ngo umunsi w'ubukwe ejo atadukoze isoni akaba ari washyingirwa nawe yewe mureka ahubwo isimbi ntigishwe gitereye aho umva n'imyenda rigiye yimutiye ako mama nyine icyo ushaka arakiguha ikindi cyakamuzi icyo ari cyo cyose wumva ukeneye nta kibazo azakikubwira ndabyumva ariko nyine wumve ngo nanagukumbuye njyewe ariko ni ukuri kw'Imana hanyuma nujya ku mugabo wawe ko uzajya no muri Amerika bizagenda bite ese ariko narabikubwiye narabibabwiye ko ngiye nzahita mbajyana ntabwo nashobora kubaho n'abafite aho ni mu nyumvire pe hanyuma uzatujyana tuzajya turarana tuzajya turirirana umva nyibwira rekana n'iby'umukobwa wawe bimeze bite se ahubwo mbabarire iki nicyo cyose nicyo ntamubwiye mbabarire ukimwigishe ukimubwire sibyo
ngira inama mbere ariko manzi ko muri kuntera isoni na bya bindi Mukanamba Mukanamba na bya bindi nta nubwo nzanuragiye nimba kiryamye umuri ariko ndimo ndamukurikirana ndabireba manje nambwiye kuri cyusa ko nanamwica nawe arabizi naramubwiye najya mubona nk'umwanzi we n'akantu bahurira umukobwa wawe yarakunze ngo yanakwica ni icyohe kiri aho ngaho kitazi nawe biva n'aho bijya ariko uzi yuko buriya ntajya ngira ahantu njya namusigiye umuntu reba umuntu ugana gutyo banabwiriza ngo ntarye ma nyine none se basi uzaza ryari mu minsi vuba ndahita aza n'ubwo biramutse bitunganye biriya bintu nabisi ko ari ibyo duhishe tugomba kugira ngo tubanze turebe okay nta kibazo basi uzanzana iki ngereka mbe mbacitse bayigumane n'umukobwa wawe zanzanire shokora sibyo shokora se ntakiva mu misozi ahantu ndi ndasibuka kajya mu misozi ntabwo kuvuga bikuri okay man nta kibazo bye I love you kandi uwe mu kigo cya papa ibyo ukeneye sibyo igo mami isosi yacuguye umushyishi ubuki subiramo amagambo uvuze ako nyine ntubifate nabi nanjye ntabwo nzanabikuye pe kuko ntabwo nigeze mbigiramo uruhare ariko si kuki uri umwana ko uba ushatse kumbwira ko ibintu mama wawe akora n'ibyo yirirwa yirukankamo kugeza aka kanya byose bigiye kuri mfabusa ese ngo ntabwo nzi umuntu nyine wabivuze nta nubwo nzi nyine ahantu umuntu yabikuye nagiye kumva numva azi amakuru yose umwe nawe yitwa Mukantambara kandi amaraso nawe njyewe nawe nta kintu gishobora guhagarika kujya muri Amerika kwawe nta n'icyahagarika ubukwe bwawe ariko umva mbanze guhurire ariko ikintu iki ugomba kugira ikintu ukora nawe ukagira uruhare ku buryo ushobora kwigarurira uriya muntu ukagire icyo tugufasha nawe ukagira icyo ukora ariko reka nkubwize ukuri njyewe tuzakora igishoboka cyose ubukwe butahe kandi uzaruhuka ugeze muri Amerika ariko ugomba ikibazo ngira wigira umutesi wigira umwana ntabwo ureba urugamba ruba ruhari ni ukuri kw'Imana njye ariko n'ubundi nabitangiye ndakubwiza ukuri ko cyose nawe nta kibazo dufitanye arankunda nyine tumiranye neza pe uretse abo baba bidumbikiza mu bintu by'abantu batazi n'ahantu byavuye ariko ubundi njye na cyose tumeze neza ndetse niba ntavugana na Mukantambara niyo mpamvu njye urira rwose ndamukunda byatahari wowe na mama mana yanjye twe tugukunda kurenza uko ubyibaza tugukunda kuko tuzumva ntabwo ushobora kumva urukundo tugukunda niyo mpamvu tuzarwanya intambara hasi hejuru tugakora igishoboka cyose ndamukunda ushaka kujya muri Amerika none wibaze ko anambye ngo niyo tutajya mu Amerika kuko namukunda murumva nta kibazo ubu nsigaye mukunda byatahari kandi wabenda ikaze mbora kandi humura Imana ishimwe kukugira mu buzima uzi ko mushimisha we na mama mana yanjye murarwanirira ibintu byose kandi ni ukuri
kandi nzakora ibintu bibashimisha mba numva ndamutse ngeze muri Amerika nawe ndabaye nimwe mu bantu ba mbere ngomba kuhageza nzabashimisha ibintu byose mubonera nzagenda mbibishyura hano cya gikobwa cyo nyine gikomeje kudakimbangamira twaryama kikansunika ngenda numva ese undi nta nubwo mama uzanye ibintu nyine mama yigeze kumbwira kandi ndashobora kuba yarasebye yigeze kumbwira ngo uriya mwana tuvukana nyine nawe wenda uzi ko tuvukana ariko ngo tuvukana nyine ntabwo bimbwiye neza kubishidikanya ariko yigeze kwivugaho kubera umujinya ariko byanga byakunda harimo akantu ashobora kuba atari amubyaye ku ruhande akamuzana nyine hanyuma tukamurira ntabwo bibi numvaga wenda waba unabizi ariko none se igihe mama yigeze kubimbwiraho nyine wenda ashobora kuba yarahubutse kubera umujinya ariko nanone birashoboka uzamwumbanize neza Ati.